kanongere mbahe ikaze nongeye kubaha ikaze bakunzi bancogoza official. Uyu munsi dufite topic zigera kuri zigiye zitandukanye ariko turibuze kuza gushingira ku bintu byinshi byo hirya no hino. Uyu munsi rero abantu batwandikiye bibaza ngo umugore mwiza wakuba ku rugo, umukobwa mwiza wakuba ku rugo, nuwuhe mukobwa? Ni umukobwa umeze ute? Yes, alright, biroroshye. Burya abagabo benshi, duhere ku kibazo cya mbere, abagabo benshi burya bakunda umugore uzi guca bugufi, umugore ugandukira umugabo. Icyo ni kimwe. Burya umugore ugandukira umugabo ni umugore uba usanga abasha kubaka, ataguca inyuma, atakubabaza, kuko muri we harimo ikintu cyitwa kuganduka. Kabiri keza, burya umugore mwiza ukeneye kubaka cyangwa umukobwa mwiza wo kubaka ni umukobwa uzi kugenera icyo umugabo akunda. Yego, burya abagabo benshi bakunda igikorwa cyo mu buriri kandi bakanakunda igikorwa kigendanye no mu gikoni. Niba avuye ku kazi agakora inshingano yo mu gikoni, bitavuze ngo arananiwe, bitavuze ngo wangize ngo umukozi, no, ahubwo agakora iyo nshingano neza nk'umugabo. Yes, nani nk'umugore, sorry. Hanyuma gatatu keza, burya umugore mwiza wo kubaka abagabo bakunda kuba bafite umugore wihagararaho, umugore wumva ko ari nk'umwamikazi ku mugabo we. Burya umugore wumva ko ari umwamikazi ku mugabo we, uwo mugore aba ari mwiza, nta mugabo utamukunda. Ikibazo cya kane, burya umugore, abagabo benshi bakunda umugore ufata umugabo nk'umwami. Yes, akumva ko ari we mugabo kuri iyi si, nta wundi mugabo umuruta. Icya gatanu, burya ngo abagabo benshi bakunda umugore utagira inshuti nyinshi z'abagabo. Iki ngiki kingira ngo na Kakajwe yabivuzeho mu biganiro twagiranye. Kakajwe yagaragaje ko burya umugore utagira inshuti z'abandi bagabo benshi, burya uwo mugore aba ari sawa. Ikindi ni umugore wubaka, uzi kubaka, umugore uzi guhiga amafaranga. Burya umugore uzi guhiga amafaranga aba ari we mwiza cyane, kuko uwo mugore uzi guhiga amafaranga muzagira iterambere, musigira imitungo nk'abafite amakampani, usange ni umugore nyine uzi gucunga imitungo ya kampani, uzi gucunga imitungo y'urugo, urugo usange ruteye imbere. Yes, undi mugore rero abagabo benshi bagiye bagaragaza ko ari umugore mwiza cyangwa se umukobwa mwiza. We musore, nakugira inama, we musore ushaka kubaka, gendera kuri ibyo bintu nkubwiye, ubyitondere, ubigendereho, uzasanga umukobwa wujuje ibyo maze kukubwira ari uwe mukobwa ukwiriye kukubera umugore w'ibihe byose. My friend, biba bigoye kugira ngo ushakane n'umuntu, numara gushakana nawe usange waribeshye, kiba ari ikibazo. Hanze turabibona, ariko ugerageje kuba waganira nawe ugasanga ni umugore nk'uwo nguwo, ni umukobwa utekereza nk'uwo nguwo, burya umugore aba ari uwo. Ikindi bakunze kureba ni wa mugore uzi kujya inama. Abagabo benshi bakunda umugore ushobora kubagira inama, akaza akavuga ati oya, hano iwanjye bimeze gutya na gutya, kora gutya, bigenze gutya, bigire gutya. Burya uwo mugore aba ari ingenzi. Umugore nk'uwo nguwo aba ari ingenzi rwose. Benshi bagiye bagaragaza ko burya umugore mwiza numenya ko umugabo we yarushye. Niba yarushye, akinjira ukamuha karibu, ukanamenya ko yarushye. Kugeza ubu ngubu tujya tubona abenshi usanga nk'umugore niba avuye mu kazi, n'umugabo avuye mu kazi, ariko nawe ugasanga yirengagiza za nshingano zo kugandukira umugabo. Aranamubwira ngo nshaka koga, ngo isabune iri hariya, ngo yibaze tantine. My friend, wa mugore we, nkugiriye inama, niba uzi ko ushaka kubaka urugo rwawe rugakomera, guca bugufi, ngiye kubwira ibintu bitatu: kugandukira umugabo wawe, wubaha umugabo wawe, ariko kukubaha bigasa nkaho umugaragariza ko ari we mwami muri iki gihugu cyangwa ku isi, ari we mwami uhari. Ikindi buriya abagabo bagaragaje, bavuze ko burya umugore mwiza cyangwa umukunzi mwiza ari umukobwa ufata umusore nkaho ku isi
nta bandi bagabo cyangwa abandi basore bahari. Burya umugore nk'uwo nguwo aba akubaha, aba niyubaha. Burya umugore wiyubaha abasha kubaka urugo rukagenda neza cyane, my friend. Siko bimeze. Ikindi bagiye bagaragaza, abagabo bagiye bavuga ko burya umugore mwiza cyangwa se umukobwa mwiza niyo wa mugore ushaka gukora, wa mugore ushaka gukora, wa mugore ushobora kukubwira ati sheri mbitekerejeho maze iminsi ndi hano mu rugo ariko ndabona nakora business runaka cyangwa se nashaka akazi runaka, kabona nubwo umugabo yakubuza bitewe n'imyumvire ye n'imyemerere ye kandi ukamwumva. Burya umugore wumva umugabo aba ari umugore mwiza. Ariko nanone wa mugore uba wifuza gukora nta kunasa, uwo mugore aba ari mwiza, aba ari intangarugero mu bandi. Wa mugore niba uzi ko ufite uwo mugore rero, wa mukobwa ukaba uzi neza ko ufite uwo mugore, mukomereho mufate nk'amata y'abashyitsi. Umugore nk'uwo aboneka hake, umukobwa nk'uwo aboneka hake. So alright, dusoza rero ngira ngo nagiye nkubwira inama zigiye zitandukanye. Hari n'abakomeje kunyandikira bambwira ngo barifuza ko nzababwira umugabo mwiza we ameze ate. Tuzabigaruka hejo. Reka nkubwire ngo fresh, ariko nkubwira ngo simbukira kuri YouTube channel wandikemo ngo Nshogoza official kugira ngo ujye urushaho gukurikirana, ukore subscribe, noneho ujye urushaho gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ikindi nabwira ngo nanone usimbuke kuri YouTube channel wandikemo Umwimerere Art TV, ukurikirane filimi nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'itwa Ese Nakundwa yarimo abantu bafite ubumuga. Ni filimi nziza uzagenda y'uruhererekane ugenda ukurikira nyine. Nakubwira rero ngo fresh, izi nama nkubwiye nuzigenderaho ndakubwizwa n'umugabo bita Matsiko, nizo agenderaho ashaka umukobwa wazamubera umutambukanye w'ejo hazaza. Of course mbabwire ngo crash, bye bye. Nitwa Sami aka Nshogoza.